Bantu banjye muraho mumeze neza hano Bird of Strong bisanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. Uyu munsi rero nje ngo turebere hamwe ku kintu kijyanye na mailing cyangwa se kuba wakandika leta imwe cyangwa se ibaruwa imwe ariko ukayituyandikira abantu bagera nko ku gihumbi icyarimwe, buri wese akazaho izina ryiwe na nimero ya telefone ye n'izindi personal information cyangwa se amakuru ye yihariye kuri buri leta ariko wanditse letter imwe cyangwa se ibaruwa imwe, nkuko ibigo by'amashuri bijya bibikora cyangwa se abakozi ba leta ikabikora. Jabona buri wese yakiriye ibaruwa yanditse kimwe n'iya mugenzi we, ariko buri wese afite izina rye ritandukanye n'iryundi, wenda na kashi bagiye bahuriraho. So muhawe ikaze rero ku Burezi Rwanda TV. Murabona nk'ahangaha niko nari namaze kubikora rwose. Hano nandikiye nk'abantu bagera kuri 50, buri wese ibaruwa yiwe kandi nanditse ibaruwa imwe, bose hagahita hazaho amazina yabo na nimero za telefoni wanditse ibaruwa imwe. Rero hano ku Burezi Rwanda TV nkuko nababwiye tubagezaho amakuru ajyanye n'uburezi cyangwa se education, ariko tukibuka neza ko tugomba no kubaha ubumenyi bw'ibanze buri muntu wese aba agomba kugira. Niyo rugamba ageze kuri YouTube channel, kanda subscribe, ufunga inzogera, kanda like, tira comment, asigaye tujye tubana igihe cyose mu buzima bwa buri munsi, tuzamure umuryango mugari w'Uburezi Rwanda TV. Kanda subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. Rero ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo ukore icyo kwita mailing, ngiye kubanza mfunge ibi byose nari nafunguye mureba hano. Byose tubifunge, ni Excel tuyifunge. Mbere na mbere ibintu ugomba kuba ufite ni ibintu bibiri. Ugomba kuba ufitemo Microsoft Word mu mashini yawe, none akarusho na Excel ikaba irimo. Ikintu cya mbere rero ugomba kubanza ugakora, ikikugora cya mbere ni ugufungura Excel, ufungura Excel ukabanza ugacreatinga table irajyamo amakuru y'abantu cyangwa se waba usanzwe ifite. Urugero nk'umuyobozi w'ikigo ukuntu abigenza, aba afite taburo irimo abanyeshuri b'ikigo, irimo abanyeshuri bose b'ikigo. Iyo table ifite bita bimworohera kohereza, ariko wowe utayifite ushobora kuza hano ukavuga ati wenda first name ukongera last name, ubwo ni izina rya kabiri, wenda na phone number, gatatu wenda school ikigo, sibyo? Noneho hano yarangiza katubanze dushyiremo amakuru hano. First name wenda dushyiremo birthday, last name dushyiremo official, phone number tuyandike, ikigo tucyandike nacyo, sibyo? Gutyo nk'ibisanzwe ugashyiraho n'abandi mazina, wenda ngo wenda ati uburezi, ntari bitubare ko ari ubuzina ry'umuntu, dushyireho na nimero, then dushyireho wenda n'ikigo yigaho, dushyireho wenda Kigali. Uvuga ngo ndandika ibaruwa, ariko ubu ni urugero ku bantu wenda batazi gukora table. Nari ndi kubanza nereke ukuntu umuntu akora table. Noneho wenda iyo umaze gukora table gutya, table uyirangije gutya neza, ibigo ninuza wamaze gushyiramo amadata yawe, ikintu ukora urasavinga, uza hano kuri file, ukaza hano handitse save as ku nshuro ya mbere, ugakora browse. Wamara gukora browse ugahitamo urasavinga ibintu byawe, ugasavinga. Wamara gusavinga rero ugahita ugahita ukorozinga bino bya Excel. Ibya Excel ugahita ubivamo. Maze kubivamo uhita uza hehe? Uhita uza muri Word, Microsoft Word. Microsoft Word ukayifungura. Iyo umaze kuyifungura tuba tugiye gukora icyo twita mailing, korohereza abantu amareta icyarimwe ari benshi cyane. Ubwo uhita ugira rero, uhita uza hano handitse ngo mailing, hano kuri tab ya mailing ugahita uza handitse ngo start mail merge, ugahitamo handitse leta. Maze guhitamo handitse leta, uraza ugahitamo handitse ngo select recipient. Ahangaha bakwereka uburyo butatu, bakwereka ngo type new
list ushobora gucreatinga table yawe nshyashya ukayikorera ahangaha nkuko cyagenwe mwabonye ko twabonye kwikorera muri Excel kugira bitworohere, aho ushobora no kwikorera nk'ahangaha ukagenda ushyiramo abantu amazina n'ibiki byose, sibyo? Noneho cyangwa se ukaza hano handitse ngo use an existing, twogere twakoresha kano ka kabiri kanditseho ngo use an existing list. Niturangiza tuze duhitemo ya file yacu kwa savinze iyi ngiyi, then ya Excel irimo ya kandi hano dukore OK. Nitumara gukora OK tugiye gutangira twandike leta yacu. Tujya ahantu dushaka kuza gushyira nk'izina ry'umuntu, ndabereka twandika ngo wenda uraho neza munyeshuri witwa, hano dushyiramo izina rya mbere n'irya kabiri cyita first name. Murahita rero hano handitse ngo insert merge field, kandi ho witushaho first name. Ushaka ko biri broad urabiselectinga, ushaka ko biraza biri mu ibara ry'umukara urabiselectinga, then ukabiboldinga nk'ibisanzwe, then none ugasiga kanya nanone ugashyiraho na last name. Hano handitse last name ugasiga kanya, then ukavuga ngo wenda witwa kandi wiga muri, tugahita dushyira wenda ikigo cy'ishuri school name, none tukayiborodinga, wenda dushyiraho ngo ufite ni namba cyangwa se phone number ikurikira. Wenda n'urugero ndi gutanga ntago ari kuvuga ngo nyine ni ukugira ngo mumenye ukuntu mwabyandika ari leta nzima. Ugatishyira wenda nimero ya telefone gutya, asigaye nayo ukayiborodinga kugira ngo ize kuza wenda isa umukara, maze birabaye. Then ugahita uvuga ngo wenda tunejejwe no kubandikira ngo muzifatanye natwe mu kirori cy'ababyeyi n'abana muri Kigali, wenda Pele Stadium. Nuvuga ngo nanditse aka email yonyine, iyi leta yonyine nyanditse gutya, ngiye kuyohereza abantu bose nari mfite kuri liste yanjye. Hari liste afite nyine ingiriho abantu 50, murahita mubona buri muntu wese atakira iki email. Rero ikintu hano ukora maze ibyo byose kubikora, uhita hano handitse ngo finish and merge, ukandaho ugahita uhitamo hano handitse ngo print document, ugahitamo all record. Ushaka kugira abantu bose, ushaka bacyo uhitamo hano ngo current yari umuntu umwe, ushaka abantu runaka uhitamo hano from kugeza, ugashyira abana kuva ku muntu wa mbere kugeza ku wa 10. Ariko twe tugiye kugira abantu bose 50 nari mfite kuri liste yanjye nari nakoze. Gusa hano naberetse ku bantu nari nakoze akaliste k'abantu babiri, ariko hano hari abantu 50 byo nari mfite. Ukore OK, numara gukora OK hano wongere ukore OK, numara gukora OK barakubwira ngo savinga. Numara gusavinga wenda tuyite ngo amabaruwa y'abanyeshuri, then du saving. Nitumara gusavinga tegereza akanya gatoya rwose, kadore kano kango now printing body of document on the Microsoft print. Yes, byarangiye. Then tukatugafungure turebe. Nitugafungura, murabona iyi ni leta ya mbere, dore ya kabiri, dore ya gatatu, dore ya kane, sibyo, dore ya gatanu, gukomeza ukagenda, kandi buri wese agiye afite itandukanye, ugenda mpaka ukomeje ukagera kuri leta ya 50. Ugavuze ngo abantu 50 bose ubu ugiye kubandikira leta icyarimwe, kandi wanditse imwe buri muntu wese leta ikamugeraho, hariho amazina ye, nimero ya telefone n'ikigo yizeho,
bitakugoye. Ubu rero n'ubumenyi umuntu wese yakabaye afite, by'umwihariko nk'abageze muri kaminuza, abanyeshuri bakiri hasi muri za segonderi, abayobozi b'ibigo by'amashuri, abarimu, abakozi ba leta ndetse n'abandi bagiye batandukanye bafite aho bahurira n'ikoranabuhanga. Kandi ndatekereza muri iki gihe mu isi tugezemo nta muntu udahura n'ikoranabuhanga. Nababwira ngo rero mwe twabanye muri iyi video, niyi video ibafashije mu sharing cyangwa se musangirize inshuti zanyu, tujye tubana no mu zindi video zigiye zitandukanye. Ikibazo mufite ku bijyanye na computer skills ndetse na smartphone skills, by'umwihariko na internet skills, mushobora kunyandikira muri comment cyangwa se mukananyandikira kuri WhatsApp. Nababwira ngo ngitwabanaga yari Ubardo Official ku Burezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde.